Ku itariki 27 z'uku kwezi turimo, ubwo ni mu byumweru bibiri biri imbere, tuzakorera igitaramo mu mujyi wa Ottawa. Hanyuma ku itariki 4 zo kwa gatanu tuzagikorera muri Toronto. Itariki 11 tuzakorera Edmonton, 18 tuzakorera Vancouver, 25 tuzaba turi Winnipeg, itariki ya mbere yo kwa gatandatu tuzaba turi Montreal. Turanezerewe ariko kandi harimo akantu kameze nk'akababaro gake. Muri mutegereje igihe kinini none uyu munsi uragize. Uyu munsi kuri mwe murabyiyumva mute? Turumva ari umunsi udasanzwe kubera impamvu z'uko tugiye ahantu tutari tumenyereye, igihugu tutari tuzi, kandi tukabifata nk'ibintu bidasanzwe kubera ko ari umuryango musha Imana ikinguye. Tubaze chance nawe uyu munsi uriyumva ute? Ndashimye. Ni iki mwabwira abakunzi banyu bari muri cya gihugu cya Canada? Turasaba ngo tuzabane mu bitaramo dufite hariya, bazatwitabire, tuje dufite ibintu byinshi tubazaniye, rero tuzifuza cyane, tuzishimira kubona aho tubiha. Rero turabatumiye mwese mu bitaramo dufite hariya, tuzishimira kubana namwe. Witege iki muvuye mu Rwanda mukuye Ikigali mujyanyeyo, witegewe iki? Ubundi kuba Kristo nta biba bidasanzwe uretse gusa umwihariko kuba mu bantu. No kuvuga ngo Ben na Chance nta na rimwe bigeze baba muri Canada. No kuvuga ngo bitege Ben na Chance hamwe n'umwuka w'Imana barimo uzakonekta n'uwabo tugafatanya twese hamwe kuzamura icyubahiro cy'Imana. Abantu benshi bajya batekereza baba ngo nimuzagaruka. Kuri mwe mumeze nabisubiza. Tuzagaruka. Okay. Tuzagaruka cyane ahubwo impamvu nakubwiye ngo turababayemo nuko nyine twumvaga nyine ibyo dusize bitu abana birumvikana tugira abantu ahantu muzagenda mutarama. Ariko uko bikoze turakuvugana birahari nta kibazo n'abafite burahari nta kibazo. Ruha muri yumvute kuba muri Foursquare aho pastor yagiye uyu mwanya. Ku giti cyane ndetse n'itorero ryose turishimye. Kubera ko ni umupasiteri n'itorero, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugende mu mahanga muvuge ubutumwa. Mujye mutekereza ko azaherayo atazagaruka? Ibyo guhera no kugaruka nibo babizi, ariko icyo tuzi cyane twebwe yatubwiye nuko azagaruka, dore ko asize n'umuryango hano n'umurimo n'itorero byose. Ibyo ni ibintu bitatuma akomeza. Ubwo twizere ko azagaruka. Azagaruka.
mwitezeho iki nk'ubuhanga muzi kuri Ben muri Canada? Ben ni umuhanga cyane, arimo imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana, kandi twizeye ko abantu bari muri Canada bazahabwa umugisha. Ben ni umupasiteri, ni umuvugabutumwa, ni umuhanzi, afite indirimbo nyinshi, ajya muzikurikira ku ma YouTube channel atandukanye. Rero turizera ko performance ye muri Canada izagira impact ikomeye cyane ku buzima bw'abanyarwanda. Murakoze cyane. Mwabwira icyo bari muri Canada? Abari muri Canada ikintu nababwira gikomeye ni ukuzitabira ibikorwa abakozi b'Imana babazaniye, amakonsati muzayitabire, ibitaramo muzabyitabire, muzahabwa umugisha ukomeye cyane. Murakoze cyane. Umenya Yesu, bamubambye Yesu, bamubambye umwana w'Imana kugira ngo amindure n'umugisha ukomeye. Kumenya Yesu n'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye. Kumenya Yesu n'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye. Kumenya Yesu. Music.